murakoze kumpa ijambo. Icyubahiro Karidinali, nyiricyubahiro Musenyeri, abanyacyubahiro basaseridoti n'abihaye Imana, abayobozi bari mu nzego zitandukanye za leta, abanyacyubahiro barezi, namwe babyeyi mwiza aha, namwe banyeshuri dufatanyije umurimo hano mu kigo cya IPM, mbanje kubasuhuza. Dushimishijwe no kwakira nyiricyubahiro Karidinali ndetse na Musenyeri watorewe kuyobora iyi diyoseze yacu. Ni iby'agaciro kuba mwifatanyije natwe kuri uyu munsi w'ikirori cy'ishuri ryacu. Kuri uyu munsi kandi turishimye kubera ibi birori bitweretse abatubanjirije muri uru rugo rwacu rwa IPM. Ntitwari tubazi ariko turahamya ko turatandukana tumenyanye. Muri iri shuri rya IPM turishimye, tubayeho neza, twiga neza, turisanzura. Nk'ubu nk'abatabizi, ubu nabahamiriza ko turi mu bigo bike bifata ifunguro rya mu gitondo riherekejwe n'umugati. Ikindi kirenze kuri ibyo, nk'ikigo cyacu cya IPM kidufasha kwitagatifuza muri misa ya buri munsi kugira ngo turusheho kugarukira Imana. Nyiricyubahiro Karidinali, nyiricyubahiro Musenyeri wacu, abayobozi muteraniye aha, uyu munsi tubereye umwe mu bindi byinshi twungukira muri uru rugo rwacu rwa IPM. Kandi muri uyu mwaka nk'urugo rwacu rwa IPM twifuje, twari dufite intego yo kuba abana bashoboye kandi bashobotse. Twifuzaga rero kubasaba inkunga y'amasengesho, mudusabire umugisha kugira ngo iyo gahunda cyangwa iyo ntego twihaye tuzayigereho. Muranyihanganira sinavuze, ntago nivuze. Aha amazina yanjye nitwa Muhire Raymond, nkaba ndi imfura mu bahungu muri uru rugo. Murakoze, nitwa Uwase Dorine, nanjye ubwo ndi imfura muri uru rugo. Murakoze kutugezaho ijambo ryabo ryiza.